nta kibazo turabikora tugomba kukwitaho n'inshingano zacu nk'ababyeyi ahubwo buriya reka mpamagare Landry mutumaho nari ngiye kugutuma nta kibazo Landry wino nkubwire ufite n'umuriro Landry dore rero mushiki wawe yarwaye uragiye ujye kwa Vestina mumbwire ko mushaka kandi muze muzanye ndamushaka byihuta Kiri ngufitiye amakuru meza nta stories yo kuvuga twahuye gashaka ko usubira mu kazi kakazi karamwishe abakiriya baza bamukubaza buri munsi mbese yataye umutwe ari kwicuza icyatumye agusezerera ako buri hari ikintu kiye kintangaza ni gute umuntu afata icyemezo cyo kukwirukana akongera agafata n'icyemezo cyo kukugarura akusko umuntu yaza gusuzugura yitwaje ko ari umukire nta sona afite ntago nagasubira mu cyeka nafata umwanzuro kuza kunyirebera akambwira ati rwose muhungu wanjye garuka mu kazi nibwo nakwemera ko nzasubira mu kazi rwose uriya mugore aransuzugurira buri gihe ndiyo ngaho papa yarapfuye ngaho niho dutunze ngaho rakaraka buriya yabonye icyo wari umumariye niyo mpamvu ari kwicuza rero akaba ashaka ko usubira mu kazi ntabwo njya mbyumva pe ariko uriya mugore arasuzugura mama ari ikintu wenda utumva kubera kutaburi ku kazi uriya mugore rwose buriya kuba wowe utari ku kazi ntabwo nabigusobanura ngo ubyumve aransuzugura ngaho papa yarapfuye ngaho murumuna wanjye ni ikigoryi ngaho mama arikopesha gusa kariya kazi ndagakunda pe hari n'igihe muri kariya kazi wamenyanamo n'abantu bakaba banaguhindura ubuzima ariko uriya mugore kabisa simbizi ibyiyoto ariko rero umwana wanjye uko mbyumva kugira ngo ube umugabo bisaba kwihangana guca bugufi no gutumbira ku cyo ushaka kugeraho ibindi byose ukabyirengagiza kuko abakire kubana nabo bisaba guhumiriza no gushinga iryinyo ku rindi nta kindi rero wakora cyambere no kumenya icyo ushaka aya magambo na data yarayambwiye kandi mu by'ukuri kugeza uyu munsi nicyo gituma ntarahombye n'akazi ngo ngire ikintu mpungabanaho na gito ku buzima bwanjye iyo ntabasha kuba nihangana hari byinshi umuntu agenda ahura nabyo hari ku muhanda tuba turi hari abantu baza badufata uko tutari hari abaza bakaduha icyubahiro nk'ubu hari abantu bazi ko ririya duka ari iryanjye nk'uko nyine ndi kubikubwira mu iteka ryose nk'uko wagiye bidutoza kenshi yuko gusenga ariyo ntwaro ya mbere kandi ikaba ariyo nkota ishobora gutsinda umwanzi nta kintu umuntu na kimwe kibaho yakora ngo kibure kumubera imbarutso ariko agasuzugura umugore ntabwo bagashobora ikindi nanone pe nuko ababayeho kuba yabanje kuvugana nawe ariko ku bwanjye ntabwo yapfa kunyibashiriza kuko arangora cyane abagerageza ibyo byose byirengagiza kwihangana kuko nk'uko wari bidutoje kandi wabidutoje kuva na kera tukiri abana bato yewe na data yariyo mpano yo kwihangana ibyo ndabizi rwose niyo mpamvu nanjye mba nkubwira ko ugomba kwihangana ugakora utikoresheje ibyo byose by'amagambo inyuro n'ibiki byose ubyirengagize wowe ukora icyo wumva ugomba gukora se mu mafisi amakuru yo ko nawe umeruka kubona fisi yahoze ahangaha ariko yari ahari sinzi aho agannye mwiriwe none ko mama yarakurumye yavuze ngo akuriye ngo mama waranshaka ntacyo reka nze njye kumureba Keri mu mama ujye umpa akazi reka njye kumureba wasanga hari ikiraka mfitiye reka none nanjye mbe ntunganya utuntu twa hano mu rugo na fisi araba aziramo cyangwa se nawe uraza usanga naturangije nta kibazo nta kibazo reka njye kumwumva sawa natindayo Mwiriwe neza Vesti kari Vesti yewe nagutumyeho umwana yihanganire nagushakaga mufite ikiraka se uretse ko byanashoboye umukobwa wanjye yandwaranye nanahamagaye se ngo aze tumujyane kwa muganga reka akazi kamubanye kenshi ubwo se ntiwasanga ari bya bindi by'abakobwa oya ntabwo ari byo najyaga mbimenya ariko ibyo bya mbere yamayobera namujyana se mba byishoboreye ubundi se ko ari ujye ubifasha niba ujye ubishobora
yego ngo ese niwe ujyana umwana kwa muganga ese ubwo umukobwa wawe ntabwo wamwijyanira kwa muganga koko oya ntabwo mba mbishoboye bibaye byiza yaza twese tukagenda mu modoka tukamuvuza nk'ababyeyi twese turi kumwe nta gitangaje kirimo niko bimeze ntabwo mba mbishoboye pe erega nawe ujya uza udusure rimwe na rimwe n'abana baba bagiye mu mikino irungurika nanyicira kandi burya hari n'igihe haba hari n'uturimo wajya uza ukafasha umunsi ku munsi nta kibazo ni karibu mu rugo rwose ujya uza uturebe nta kibazo nzajya Mwiriwe Manadi. ni karibu rye Stari. garutse kudusura ni byiza ujya urebe mugenzi wawe Amakuru se ya Nadia bite byiwe? yewe Nadia rero ibyo byanshobeye yiriwe mu buriri ngo ararwaye Yarwaye? Ntabyo nari namenye. ahubwo agenda mu cyumba ujye kumureba nari ndimo niganira na Arebe uko ameze. genda umurebe Mwiriwe Nadia. Bite se Nadia? Ko mbona wabuhezemo byageze bite? Shande. Sha ubwo Nadia sika gahungu ngo nikere kabusajije. Ngo si byo urwaye. Kamwe nakwerekaga hamwe hirya. shabyihorere Eliye cyagiye umunyereka numvise neza umubiri umvuyeho naraye mbitekereza wasanga ari nabyo byanteye umutwe Sha nabyihorere. Uzi ka gahungu kamwe nakweretse kambe mporomuka. Ngo ni fisi. Kamaze igihe kangendaho. Sinzi kari kuntesha umutwe byenze. sha Eliye byihorere uzi cyagiye umunyereka numvise namukurikira uzi kubona ikintu wavuze noneho byarangira ukongera ukakibura Sha ni ukuri hangana nyine nta kundi. Nese byagenda bite. Gusa jya ugerageza kubyikuraho. Wumve ko uri mu bundi buzima. Ubwo se ubundi warabizi cyane kwa kundi gusa kugenda umuntu kugendera mu kirere atabizi. sha Eliye ntago abizi pe kuko ubwo duhura nyine twahuriye kuri butike ngura ibintu aramerekeza aza nyine no kugaruka nyine mu rugo atunganaho na zamu sha byarambabaje Sha uriya muzamu wanyu usharamenyera. Uzi ko nanjye ajya nzunga. Hari ubwo nashaka ko ninjira. Kaneje kureba. sha nyine nyuma nyine naje kumuhamagara dupanga ko duhura birapfa subira kwa nyirabuja ndamubura sha Eliye ndumva umutwe urya niba ari Keri Nadia. 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 Nadia, ubariki Nadia. Wewe mama Nadia. Mama Nadia. Mama Nadia. Mama Nadia. Nadia. habaye iki Nadia. Nadia. ngo Nadia